niwe uzabisobanura. Yesu aramubwira ati Mesiya ni jyewe. Umugore arahagarara bireba ati jyewe we uri Mesiya? Mesiya ni jyewe. Ntabwo umugore yatindigajemo yasize ikibindi aho ngaho asubira iwabo ku musozi. Aragenda aravuga ati muze murebe Mesiya. Haleluya. Muze murebe umugabo wambwiye ibyo nakoze byose, murebe ko atari Mesiya. Icyo gihe umugore yari yagiye nibwo iyi nkuru yabaye. Abigishwa ba Yesu baragaruka babona yahoze avugana n'umugore. Baravuga ati bosi ntabwo azi uriya mugore, aba bagore bavoma ku manywa y'ihangu ntazaba ari bo. Hanyuma abageze iruhande bamugeze iruhande aravuga ati buriya rero mwubura amaso murebe. Mwubura amaso. Ariste wanditse igitabo cyitwa Katilina, abizi biratini baramuzi, yaravuze ngo umuntu wese ushaka kugira ikintu azageraho, sinshaka kubibabwira mu kiratini sinaje kuba impression, ngo agomba kubura amaso ntajya agenda areba hasi nk'inyamaswa zumvira inda. Ariko naje kwitegereza nsanga ko ibyo yanditse ari ukuri. Abantu benshi bagenda bareba hasi, ntabwo bajya bibuka yuko ubuzima bwacu burenze ibyo dukura hano mu isi. Ubura amaso urebe hejuru. N'Imana iyo igiye guhindura abantu, muri bukari gihe Aburahamu yabwiye Imana ngo ariko Mana ngo uzampa uwuhe mugisha? Ndagenda ndi incike, Eleyazari wo mu Damasiko niwe uzanzungura, wampaye ibintu ariko ntiwampaye umwana. Noneho Imana iramubwira ngo jya hanze ngira icyo nkwereka, ngo ubura amaso urebe inyenyeri naremye. Haleluya. Burya kenshi hari igihe Imana ikubwira ngo vana amaso yawe kuri ibyo ngibyo, vana amaso yawe kuri ibyo bikurangaje, vana amaso yawe kuri ibyo bibazo, utumbire urebe ubushobozi bw'Imana yawe. Ko agomba kunyura mu gihugu cy'Abasamariya. Ubundi Abayisirayeli bangaga Abasamariya kugeza naho no kunyura mu gihugu cyabo bumvaga ari nko kwiyanduza. Niyo umuntu yabaga ari umunyabyaha bamwitaga Umusamariya. Muribuka hari umwanditsi umwe wigeze kubaza Yesu ngo itegeko risumba yandi ni irihe? Yesu aramubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Aramubaza ngo se mugenzi wanjye ninde? Noneho Yesu abacira umugani w'umuntu ngo wamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko, ngo ageze mu nzira agwa mu gico cy'amabandi. Ndashaka kubereka agasuzugura Abayisirayeli bagiraga ku Basamariya. Ngo noneho ngo umute benshi. Hanyuma nitugera mu ijuru, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazaba ba star. Haleluya. Kuko muri Daniel baravuga ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Icyo nicyo mbifuriza mwese muri uyu mwaka uje. Ariko mbere yuko biba, banza nawe witegerezeho. Titiriza baramuherekeza bajya kureba niki cyemeje abo bantu b'isikari. Ntabwo uyu mugore yari yarize teoloji, ntabwo uyu mugore yari umuhanga bihambaye iby'idini, ntabyo yaraza, ariko urabona ko yarabijijutsemo. Uyu mugore icyo yakoze yatanze ubuhamya. Haleluya. Icyo yakoze yatanze ubuhamya, abwira abantu ati jyewe nahuye na Yesu. Ndibuka cyera nkikizwa, ibi ngibi ndabyemera cyane. Cyera nkikizwa nari umusore mfite imyaka 25, ariko ndambiwe ubuzima bw'ibyaha. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ibice 4 ni intego y'uyu mwaka kuri paruwasi ya Remera. Murabizi iyo umwaka ugiye gutangira iteka ryose tugira intego tugenderaho. Umwaka ushize twari dufite intego ivuga ngo atsi impano yawe yake. Haleluya. Atsi impano yawe yake. Hari ibintu abantu bamenyereye kenshi, iyo umwaka utangiye abantu bakunze gufata intego navuga ngo ziri self centered, ziganaho.
wajya no gusenga ibyifuzo ushyira imbere y'Imana bikaba ibyifuzo by'isi. Wera ndashaka mwana uyu mwaka ndashaka umpa imodoka, mana intego mfite uyu mwaka ndashaka umpa inzu, mana ndashaka uyu mwaka umpa umugabo cyangwa umpa umugore. Uretse ko ibyo ntacyo bitwaye kubisaba, ariko iteka ryose mbwira abantu nkabwira ngo umwaka wawe ntukagarukire ku isi, umwaka wawe ntukagire intego zigarukira ku bintu ubundi Imana yita mayina bitoya cyane. Murabizi mu butumwa bwiza bwa Matayo hari ahantu Yesu yigishije abantu, arabwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose bizaza ari inyongera. Abantu benshi bashaka guhabwa resiturune ariko badashaka kugura ibyo Yesu yagize ibya mbere. Kavuga ngo mana nimuzatega amatwi y'abantu benshi, n'abahanuzi buno munsi banabiduteraho umwete, niko navuga. Sanga declare yuko ufite ubuzima bwiza, iyatureho yuko ibintu bizagenda neza. Cyenge mbwira abantu ngabane ko buriya muba murimo guta umwanya. Ibyo watura si byo bigira umumaro, ibigira umumaro n'iby'Imana ikuvugaho. Haleluya. Nashimye ubuhamya batanze hano. Hari igihe Satani ko kwaza ariko na Yesu akiyizira, kandi ibyo Yesu akuvugaho nibyo birangiza byose. Amen. Njya mbabwira tukiri abanyeshuri dukora masters, umwarimu yaduhaye exercice aravuga ngo umuntu wese, iyo exercice yitwaga tombstone, ngo umuntu wese agerageze gutekereza icyo bazamuvugaho yapfuye. Ukandika disikuru z'abantu bane, imwe yagombaga kuba iy'umugabo wawe cyangwa iy'umugore wawe kuko twari tuvanze harimo abagabo n'abagore. Indi yagombaga kuba iy'umwe mu bana bawe w'umunyakuri utazakubera ngo avuge ngo papa yari umuntu mwiza. Hari igihe abantu baza hano nk'iyo umuntu yapfuye bakamutangira ubuhamya ariko kuva ni nko gukokora. Uzi icyo bita gukokora? Ukumva umuntu arimo arakokora ashakisha ngo urumva ngo Antwane yari umuntu mwiza, ngo aho yari nta rungu ryahabaga, ngo yari umunyarwenya. Ugashaka ikintu yakoze kirenze gutera urwenya ukumva nta kirimo, kamenya ngo barimo baramushakira. Barawe rero ushake mu bana bawe uzakuvuga atakubabariye. Uwa gatatu yagombaga kuba ari umukolege mwakoranye akazi. Uwa kane yagombaga kuba ari umuntu mwaturanye ariko nawe ukuzi neza. Kavuga ngo wandike disikuru abo bantu bazavuga wapfuye kandi bakuvuge by'ukuri. Kazandika disikuru z'abo bantu bane, warangiza ugakora porogaramu y'ubuzima bwawe uburyo ugiye kubaho ku buryo ibyo ngibyo bazakuvuga bizaba ari ukuri. Ugapanga ngo kugira ngo umuturanyi wanjye azamvuge biriya dore uko nzabanira abaturanyi banjye, kugira ngo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye azamvuge gutya dore ibyo nzakora, dore ibyo nzirinda. Warangiza noneho ugakora paper nyine yari na ndende, kwariho icyo ako kara agace gato nyine urumva kara kubuzima busoza. Haronze kubitekereza ndabona ariko buriya icyo umugore wanjye azamvugaho napfuye, n'icyo umwana wanjye azamvugaho, n'icyo abapastori twakoranye bazamvugaho cyangwa n'abakozi dukorana hano kuko nari ndi hano icyo gihe, n'icyo umwana wanjye azamvugaho ntacyo kizahindura ku by'Imana izamvugaho, kuko abo bose nshobora kubabeshya. Uyu mugore wanjye yicara nshobora kumubeshya, ndi muri Amerika nkamubeshya nkamuca inyuma, nagaruka hano nkamuzanira gift nkamubwira ukuntu namukumburaga, nkamubwira ukuntu urukumbuzi rwendaga kuzampitana kandi mubeshya. Ariko hari ikintu kimwe udashobora gukora, ntushobora kubeshya Imana. Niyo mpamvu mu byo mukora byose icyo Imana izakwaturaho icyo gifite umumaro, icyo Imana ikuvugaho nicyo gifite umumaro, uko Imana ikubona niko gufite umumaro, n'icyo Imana ikwita nicyo gifite umumaro. Haleluya. Hano ku isi tugira amatitire menshi ariko Imana yadutoranije titire nziza itwita abana bayo. Haleluya. Murabizi twebwe abapastori bakubwira kanoni, venerable archdeacon, senior pastor, kabwira niko bira byose mwa mutondora. Taito nziza ni umwana w'Imana.
kuko iyo ngise umukozi w'Imana abakozi barirukanwa, ariko nta mwana bajya birukana mu rugo. Haleluya. Iyo ngise umukozi w'Imana ubu ngize umupagasi, ariko nge ndi umwana. Ku mwana niyo yakoze amakosa ataha iwabo. Mushake Yesu, muhabwe amazina meza. Dutangirira aho ngaho. Umuntu wese wicaye mu hano, kuko ntabwo ariyo nyigisho yanjye y'uyu munsi, umuntu wese wicaye mu hano cyangwa uhagaze mu hano, kuko hari abahagaze mu muryango, niba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, ndagira ngo ntiwinjire muri 2023 utaramwakira. Uhabwe izina risumba andi mazina abantu bose bashobora kuguha. Ubu umuntu Imana yishimira, umuntu Imana yita umwana wayo. Winjire muri 2023 uvuga ngo hari ikintu kimwe mvanye muri 2022 mu ijoro twaraye, navuyeyo nahinduriwe izina, nitwa umwana w'Imana. Haleluya. Ariko ubundi intego y'uyu mwaka inahuye neza naho tugeze n'ibyo dukora. James yigeze kubivugaho. Umwaka ushize twaravuga ngo atsi impano yawe yake. Uyu mwaka turafata indi ntego, kandi niyo tuzubakiraho imirimo yose tuzakora uyu mwaka. Yohana ibice 4 twihuse, ko ndagira ngo dufate umwanya wo kuza gusengera umwaka tutabyigana n'igihe. Rwose tuze kuwusengera. Hari igihe nsenga numva afite igitutu cyo kurangiza, ndashaka ko tuza gusengera uyu mwaka turi relax, tugasenga. Njya mbona hari akantu bajya bashyiraho hariya kagenda kabara amasegonda, muze kuvuga ngo haleluya, ariko narangije kwigisha, hanyuma dukora akazi ko gusengera umwaka gusa. Ntabwo nshaka kuza gusanga nkirimo kwigisha. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 umurongo wa 34 niho duhera. 34, hanyuma haravuga ngo Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye no gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira, nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Uyu mwaka gahunda z'iyi paruwasi zizubakira ku ntego, mu cyongereza ni se focus on the harvest. Mwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Aya magambo Yesu yavuze, ndagira ngo nyabibutse neza ntasomye iki gice kugira ngo kitantwara umwanya. Hari igihe umwami Yesu yaravuye i Yerusalemu asubiye i Galilaya, ngo yiyumvamo ko agomba kunyura mu gihugu cy'Abasamariya. Ubundi Abayisirayeli bangaga Abasamariya kugeza naho no kunyura mu gihugu cyabo bumvaga ari nko kwiyanduza. Niyo umuntu yabaga ari umunyabyaha bamwitaga umusamariya. Muribuka hari umwanditsi umwe wigeze kubaza Yesu ngo itegeko risumba yandi ni irihe? Yesu aramubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Aramubaza ngo se mugenzi wanjye ninde? Noneho Yesu abacira umugani w'umuntu ngo wamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko, ngo ageze mu nzira agwa mu gico cy'amabandi. Ndashaka kubereka agasuzugura Abayisirayeli bagiraga ku Basamariya. Ngo noneho ngo umutambyi mukuru araza yinyuriraho, ngo umurewi yinyuriraho, ngo umusamariya araza amushyira ku ndogobeye, amujyana mu ihoteli, aramucumbikishiriza, arababwira ati kandi mumusigarane n'amafaranga muzakoresha mumwitaho, nzayishyura ngarutse. Uyu muntu agomba kuba yarafite kashi zitubutse. Uzi gusiga ubwiye umuntu muri hoteli ngo uyu muntu muzamwiteho ngo ningaruka nzishyura. Baba bashobora gutubura fagitire, baba bashobora kugira bate, ariko abyishyiraho. Noneho abaza uwo mwanditsi aramubwira ngo ubwo wamubereye umuturanyi mwiza ninde? Yanga kuvuga ngo ni uwo musamariya, aravuga ngo ni uwo nguwo wamugiriye neza. Buriya hari n'ahandi henshi tubona inkuru nk'izo. N'iyi nkuru Yesu anyuze muri uwo mudugudu w'Isukara, aragenda yicara ku iriba ryitiriwe rya Yakobo. Noneho umugore aza kuvoma. Ikindi kiri bubereka ku gasuzuguro, umugore aje kuvoma, Yesu aramubwira ati mbe mada, ati wampaye amazi yo kunywa. Umugore aramwitegereza, atari kugomba kuba wibagiwe uwo uriwe n'uwo ndiwe.
wowe uri umuyuda agenda umusamariya unsaba amazi uti uratinyuka unywesha ikibindi cyanjye cy'umusamariyakazi? Yesu aramusubiriza ngo niba wari uzi ugusabye amazi ni wowe wari kunsaba nkaguha amazi, kuko aya mazi uvoma ntabwo azakumara inyota, ariko amazi ntanga amara inyota. Haleluya. Noneho umusamariyakazi aramubwira ati uwo ni uri wewe wampaye ayo mazi, sinzagaruke kuvoma hano. Noneho Yesu aramubwira ati genda ubanze unzanire umugabo wawe, ndakora na diri nawe uzanye umugabo wawe. Umugore aramubwira ati oya, ati komereze business, ndumva urimo kuvuga neza, ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri, kuko wagize batanu n'uwo ufite ubu ngubu si uwawe. Muri makeya uyu mugore yari yararongowe mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko mu Bayuda byari byemewe yuko umugore iyo atakunejeje wandika urwandiko ukamusenda, akagenda akajya ahandi bakamusenda. Ubu yari amaze gusendwa gatanu abivaho. Aravuga ati ibingibi byo guhora nsendwa nongera nsendwa mbivuyeho. Aripangira asigara atwara abagabo b'abandi. Icyatumaga aza kuvoma ku manywa y'ihangu, yatinyaga guhura n'abandi bagore, kuko muri iki gihugu ubundi bavoma mu gitondo na nimugoroba iyo izuba ryarenze. Wakaza ku manywa y'ihangu kuko nta muntu uhangara izuba ryaho ku manywa y'ihangu. Ariko Yesu yari abizi ko uwo mugore akeneye guhura nawe. Ku manywa y'ihangu araza yicara ku iriba, kuko Bibiliya iratubwira ngo yiyumvisemo, ngo ayobowe n'umwuka yiyumvamo ko akwiriye kunyura isukari. Yicara ku iriba ahahurira n'uyu mugore. Noneho umugore aramubwira ati Yesu arabimaze kumubwira ngo ati nabibonye wowe uri umuhanuzi, ati ariko mwebwe musengera i Yerusalemu, twe dusengera i Gerizimu. Yesu aramubwira ati rega madamu, igihe kirageze ngo abasenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Kuko ibi ngibi uyu mugore yamubwiraga niyo ntambara duhoramo. Uba abantu benshi usanga bakubwira ngo ngewe nsengera hariya, ngewe nsengera. Murababwira ntabwo ibyo muba murimo no guta umwanya. Hari nabo usanga bakubwira ngo pastori wacu nta gakiza kabonerwa kwa pastori, nta gakiza kabonerwa mu rusengero, ntabwo Yesu yigeze aba imfungwa y'urusengero, ntabwo umwuka yigeze aba imfungwa y'urusengero runaka. Yesu ni mugari, umwuka yuzuye hose, icyo akeneye ni imitima yacu. Abasenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Umugore yarajijutse. Muri Bibiliya habamo indaya zijijutse, kandi Bibiliya ivuga neza. Uwitwa Rahabu yari indaya yabigize umwuga y'Iyeriko, ariko abatasi baje arabwira ati rega iriya Mana yanyu yadukuye umutima twese. Uba abantu hano nta usohoka mu nzu ninjoro, mwese mwabakuye umutima, n'umwami ajya gusohoka iyo agiye kujya kuri toilette baramuherekeza. Noneho arabwira ati ariko muzamfashe, iyi Mana yanyu izaba Imana yanjye nanjye. Imana iravuga ngo ubwo nshaka urambona. Rahabu yinjira mu basekuruza, ba nyirakuruza ba Yesu harimo Rahabu w'indaya. Buriya mu bakuru, mu basekuruza b'abavugabutumwa harimo n'umusamariyakazi, muraza kubibona mu mwanya. Imana yo icyo ishaka, icyatumye Yesu aza, yaje gushaka icyazimiye, yaje gushaka abanyabyaha ngo bacungure, yaje gushaka abanyabyaha ngo bakize. Haleluya. Umugore aramubwira ati mwebwe musengera i Yerusalemu, twe turabigerizimu. Aramubwira ati madame, igihe kirageze ngo abasenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Natwe uyu munsi igihe kirageze ngo abasenga Imana bave mu bintu by'imihango, abasenga Imana bave mu bintu by'akamenyero, abasenga Imana bave mu bintu bitagira icyo bibungura cyane. Ariko uzi umuntu wicara akagusezeranya imigisha, uzaze nkuvugeho umugisha. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu maze kurambirwa. Hari imigisha bakuvuzeho, umaze imyaka bakuvugaho imigisha itarimo gusohoza, nanjye hariyo bamvugaho. Ndazaga guhanurira ko rwose imigisha ikujeho, yewe bimanurira rwose njya mbipinga. Uzi uko nteye? Cyo ndi muri umuna wa Toma. Toma baramubwiye bati Yesu yazutse, ati nta kibazo.
azanyereke urubavu kiremo ikiganza anyereke n'ibiganza nimbona inkovu ndabyemera nanjye giye iyo bimpanuriye bikaba ndanaguhamagara nkabura bya bintu byarabaye ni bangaye muri mwese bahanuriwe bitari byaba mujye mubitegereza umunsi byabaye muzashima Imana ariko mbona rimwe na rimwe bimeze nka magic umuntu aricara akadedeza akaguru ngo Imana yamuvuzeho inzu ya etaje sawa tuzaturana ubwo Imana yakuvuzeho inzu ya etaje tangira uziga mugura ikibanza that's practical ko hano niranwa n'abantu ubona baraho nyine bicaye mu masezerano bategereje ko inzu zizagwa zivuye mu ijuru uyu musamariyakazi we yaravuga ati mva hari ibintu batubwiye ariko Mesiya naza ni uzabikemura ni uzabisobanura Yesu aramubwira ati Mesiya ni jewe umugore arahagarara bireba ati jewe we uri Mesiya Mesiya ni jewe ntabwo umugore yatindigajemo yasize ikibindi aho ngaho asubira iwabo ku musozi aragenda aravuga ati muze murebe Mesiya haleluya muze murebe umugabo wambwiye ibyo nakoze byose murebe ko atari Mesiya icyo gihe umugore yari yagiye nibwo iyi nkuru yabaye abigishwa ba Yesu baragaruka babona yahoze avugana n'umugore baravuga ati bosi ntabwo azi uriya mugore aba bagore bavoma ku manywa y'ihangu ntazaba ari bo hanyuma abageze iruhande bamugeze iruhande aravuga ati buriya rero mwubura amaso murebe mwubura amaso murebe imirima ireze byo gusarurwa ndagira ngo namwe aya magambo tuyagira yacu uyu mwaka uje imbere ni mwubura amaso murebe imirima ireze byo gusarurwa iki gihugu kirimo inyota y'Imana unyura ahantu ugasanga abantu bafite inyota y'Imana ikintu kibinyereka ndatangara cyane iyo ndebye ukuntu umubare w'abantu bari kuri YouTube ya Remera ugenda uzamuka buri mwaka iyi YouTube ya Remera Remera dutangiye muri Covid iyi paruwasi isengeramo abantu bagera ku 2,000 yo twabaye benshi nk'uko twuzuye dushobora kuba turi muri 2,800 ariko kuri YouTube dukurikirwa n'ibihumbi 14 bimaze kugera kuri 900 hari inyota y'ijambo ry'Imana ariko abantu benshi ijambo risa n'iryabaye ingumi imirima ireze dukeneye abasaruzi ikindi kintu kizakwereka ko imirima yeze iyi mirima yeze ibibazo biba byinshi abantu baraza bakakubwira ati inda zitateganijwe bati ingo zirimo zirasenyuka bati burya ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bugwira biba bikubwira ngo iyi mirima ireze hakeneye abasaruzi ariko hari indirimbo tujya turirimba ngo unsarurira ninde kuko ikintu tugomba kwitaho Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo dore imirima ireze ariko dukeneye abasaruzi hano twebwe tugira umugisha twubatse ikigega kinini ikigega cyacu ni kinini ariko kubona umuhinzi wubatse ikigega imyaka y'ikabiri hanze yeze noneho akicara mu kigega ibintu byose akabikorera mu kigega agategereza yuko imyaka iziterura ikizana mu kigega umuhinzi wakora gutyo yaba ari umuswa ariko burya mu itorero niko tubigenza mu itorero abantu bubaka urusengero nkuru barangiza korari zikaririmbira mu rusengero amasengesho agakorerwa mu rusengero inama zose zigakorerwa mu rusengero ibintu byose ni mu rusengero hariho n'insengero abantu bahera kuwa mbere bakageza ku cyumweru bapanga gahunda ngo abakristo batazarangara kuwa mbere ni umunsi w'amasengesho kuwa kabiri ni umunsi wo kuririmba kuwa gatatu ni umunsi wa Bibiliya
kuwa kane ni inama z'ibi n'ibi, kuwa gatanu ni ukongera kuririmba, kuwa gatandatu ni amasengesho ya nijoro, ku cyumweru ni amateraniro, ubwo ikindi cyumweru kikaba kiratangiye. Ukibaza ngo aba bantu ko bicaye mu kigega, ibisarurwa ninde uzabivana mu mirima? Muzitegereze muri Bibiliya, iteka ryose Imana ibwira abantu bayo ngo ni mwubura amaso. Nicyo kintu Imana iheraho ikababwira ngo ni mwubura amaso, kubera ko kenshi tugenda tureba hasi. N'impamvu n'Imana tutayibona, tugenda tureba hasi. Mwubura amaso murebe, ibisarurwa ni byinshi. N'impamvu n'Imana rimwe na rimwe tuyimisinga tukayica iruhande, tugenda tureba hasi. Umugabo witwa Saliste wanditse igitabo cyitwa Katilina, abizi biratini baramuzi, yaravuze ngo umuntu wese ushaka kugira ikintu azageraho, sinshaka kubibabwira mu kiratini, sinaje kuba impression, ngo agomba kubura amaso, ntajya agenda areba hasi nk'inyamaswa zumvira inda. Ariko naje kwitegereza nsanga ko ibyo yanditse ari ukuri. Abantu benshi bagenda bareba hasi, ntabwo bajya bibuka yuko ubuzima bwacu burenze ibyo dukura hano mu isi. Ubura amaso urebe hejuru. N'Imana iyo igiye guhindura abantu, muri bukari igihe Aburahamu yabwiye Imana ngo ariko Mana ngo uzampa uwuhe mugisha? Ndagenda ndi incike, Eleyazari w'umudamasiko niwe uzanzungura, wampaye ibintu ariko ntiwampaye umwana. Noneho Imana iramubwira ngo jya hanze ngira icyo nkwereka, ngo ubura amaso urebe inyenyeri naremye. Haleluya. Burya kenshi hari igihe Imana ikubwira ngo vana amaso yawe kuri ibyo ngibyo, vana amaso yawe kuri ibyo bikurangaje, vana amaso yawe kuri ibyo bibazo, utumbire urebe ubushobozi bw'Imana yawe. Ubura amaso urebe. Buri ikintu gica abantu benshi ntabwo bazi kubura amaso ngo barebe, kandi kubura amaso ni nabyo bivamo impinduka nyinshi cyane, bivamo vision. Iyo utangiye kureba ibintu, ushobora kureba ahantu ukabona nta kintu gihari, undi akahareba yubuye amaso, Imana ikamwereka ibindi bintu atabonaga. Ibinyakunda gushimira Imana, turimo turasoza umwaka, kandi iyi ishobora kuba ariyo teaching yanjye ya nyuma dutangira umwaka, ndi senior pastor. Ariko gishimira Imana, uyu mwaka utaha niyo nabigisha sinzabigisha nka senior pastor, ibyo ni guaranteed. Ariko hari ikintu nshimira Imana, buriya hari igihe uhagarara ahantu ukahareba ukabona ibidahari, kubera ko wubuye amaso ukareba. Nza hano muri 2011 nzashimira Imana nsezera nanjye nkuko benshi bagiye bavuga ati ibi tuzashimira Imana wundi munsi. Nza hano 2011 nibwo naje mu kwezi kwa kane. Noneho mu kwezi kwa mbere kwa 2012 ubundi ngira umuco, ubu guherejo telefone yanjye ntuzayihamagare, ntuzanshake, ntuzambona kugeza ku itariki ya 7 mba ndi mu masengesho. Noneho ndaza ndi hano ndahagarara nubura amaso, ndabona ruguze ko hano hari amazu meza. Ikarine nasengeragamo icyo genda byibuka, nashushanijemo amazu 3. Iya kane iri hariya ntabwo yo nayibonaga ko nahabonaga amashuri, nshyiraho amazu 3 n'urusengero ruri aha ngaha ruri, ndabishushanya nkora koroki. Hanyuma nshaka umwenjeniyeri mvuye mu masengesho ashushanya inzu. Abantu bakavuga ati ntibishoboka inzu ya etage ntabwo ntigiye narayibonye hahagaze. Ntizihagaze se ko iyo wubuye amaso, iyo utangiye kubura amaso ubona ibitaboneka, iyo utangiye kubura amaso ubona ibishoboka mu buryo bw'Imana. Hano rero Yesu yabwiye abigishwa aravuga ati ni mwubura amaso murebe, hano hari imirima yeze ikwiriye gusarurwa. Ntibabyumva. Mu minota mikeya umusamariyakazi abaragarutse azenye n'abaturage bene wabo. Haleluya. Umva ukuntu batubwira. Iyo ugeze ku murongo wo hepfo, umurongo wa 39, ngo nuko benshi mu basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati
yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo rye. Maze bababwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Yesu yaricaraga, aba bigishwa be babonaga umudugudu w'abasamariya. Yesu akawureba akabonamo abantu bagiye gufata agakiza. Haleluya. Hari abantu benshi wiriranwa nabo, hari abantu benshi uhura nabo ukavuga ngo uyu nguyu we ngo nuwagira ate ntiyakizwa. Uwari kubona Pawulo atoteza itorero ntiyari kwemera ko ashobora kuvamo intumwa. Ndetse ubwo yari yahuye na Yesu akamuterura akamukubita hasi, Yesu yasanze Ananiya arimo gusenga. Arambwira ati, Ananiya, genda ujye mu nzira yitwa igororotse kwa Simoni w'umuhazi, urasangayo umuntu witwa Sawuli ubarimo arasenga. Ananiya ngo nde? Uvuze ngo Sawuli? Mwami, uwo mugabo uramuzi? Numvise bavuga ibye, n'ubungubu yaje hano afite inzandiko z'abatambyi bakuru aje kudufata ngo atujyane gufunga. None ni hundumye, urafata imbeba ukayibwira ngo nigende ngo ujye kuganira n'injangwe. Arambwira ati, ariko wagenda ku injangwe nayiciye inzara n'amenyo nayakuye. Ati, uwo ni igikoresho. Hari abavandimwe ushobora kuba ufite wibwira ko bananiranye, hari ariko Yesu warakubwira ngo ya ubura amaso urebe, hari potential, hari ubushobozi bw'Imana, hari n'abantu bakeneye agakiza. Haleluya. Ubu butumwa muzabwumva kenshi muri uyu mwaka, kuko turashaka kubura amaso iki kigega tukacyuzuza ibisarurwa, kuko ni byinshi. Umurima w'Imana ureze. Yesu akavuga ngo ninde uri buze kunsarurira? Ibisarurwa ni byinshi, niko yabwiye abigishwa be muri Matayo mu gice cya 9 ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ni bake. Kuki abasaruzi baba bakeya? Nta nubwo yabwiye abigishwa be ngo nimujye mu bisarurwa, yarabwiye ngo nimusenge musabe nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Haleluya. Kuko kugira ngo uzagende hari icyo bisaba. Muri 40 rwose izi nyigisho muzazumva mu buryo bwimbitse, kuko dukeneye kwicara tukuzuza ibyangombwa tukaba abasaruzi b'ubwami bw'Imana. Kandi buriya abantu batangiye gusarurira Imana iravuga ngo yes, abasaruzi nzabahemba. Ujye uhugira mu by'Imana, ibyawe nawe bizabihugiramo. Niba ushaka kugendana n'Imana ukajya uvuga ibyo uvuze byose, Imana ikavuga ngo yes, uyu nguyu we ni afite favor, hugukira iby'Imana utangira uyikorere nayo izaguhemba. Haleluya. Njya mbyigisha n'abapastori bagenzi banjye nkavuga ariko buriya murabiza abantu benshi muri mwebwe mufite imyumvire y'uko abapastori ngo nibo abantu bakennye, ngo nibo abantu babaho nabi. Nkavuga nega biriya muba mwibeshya. Umunsi tuzakorera Yesu nta kindi dukinze iruhande, tukamubwira ngo Yesu tugiye kugukorera neza, ahemba neza, ntiyambura, niko tujya turirimba. Haleluya. Kandi twese uko tungana turahamagarirwa guhinduka abasaruzi b'umwami. Amen. Nababwiye ngo uyu munsi ni ukubabwira intego y'uyu mwaka. Iminota iracyariyo ntabwo ari ikibazo. Hanyuma ariko muri uyu mwaka tukazabyiga kandi tukabikora, tukabatera umwete, tukabashyiramo umwuka mwinshi, twarangiza tugahaguruka tukaba abasaruzi b'umwami wacu. Uyu mugore abantu bari bamuzi nk'indaya. Jewe ndamutekereza ageze mu mudugudu wawe w'Isukara, akabwira ati nimuze murebe umugabo. Bata yari yaratwaye wa Yohanita, none ahuye n'undi mugabo. Ariko se we tuzakugira dute? Aho unyura hose uba wabonye abagabo. Atoya, uyu mugabo twahuye ari special, yambwiye ibyo nakoze byose kandi mbona arakomeje aranyakira.
babonye akomeje gutitiriza baramuherekeza bajya kureba niki cyemeje abo bantu b'isikari. Ntabwo uyu mugore yari yarize teoloji, ntabwo uyu mugore yari umuhanga bihambaye iby'idini, ntabyo yari azi, ariko urabona ko yarabijijutsemo. Uyu mugore icyo yakoze yatanze ubuhamya. Haleluya. Icyo yakoze yatanze ubuhamya, abwira abantu ati jewe nahuye na Yesu. Ndibuka cyera nkikizwa, ibi ngibi ndabyemera cyane. Cyera nkikizwa nari umusore mfite imyaka 25 ariko ndambiwe ubuzima bw'ibyaha. Nanakijwe no mu gihe kingoye nuko. Noneho rero nkumva buri muntu wese duhuye agomba kumenya ko Yesu akiza. Narabwirizaga, hakaba n'igihe mfata taxi, nabaga ahantu hitwa Rurindo, nkafata taxi nkajya mu Ruhengeri, ntacyo ngiye gukorayo uretse kubwiriza abantu bari muri iyo taxi. Ubundi nkasenga nkagarukana nayo nkagera i Kigali, nkabwiriza abo muri iyo taxi, nkaza kongera nkasubirayo. Ko numvaga nshaka ko buri muntu wese amenya Yesu. Kandi nta Bibiliya nagomberaga gukoresha, nicaraga iruhande rw'umuntu nabwira n'ubu ngubu ugiye nitwa Rutayisire Ntwane, nigisha Rurindo, Yesu yangiriye neza ndamumenya ndakizwa. We bite? Ubwo ikiganiro kikaba kiratangiye, tukajya impaka kandi abantu bamwe nkavamo n'abasengeye bakijijwe. Kuko buri ikintu cyemeza abantu, umuntu ashobora kujya impaka z'ibitekerezo ariko nta muntu ujya impaka n'ubuhamya. Mwige gutanga ubuhamya, umuntu mwicaranye nubona bimeze umuha ubuhamya, umubwira uko Yesu yakemuye icyo kibazo ko nawe wigeze kukinyuramo. Bamwumviza abantu banyuze hano, buriya yicaranye n'umuntu urwaye akavuga tumva ntucike intege ntiwihebe, nanjye nigeze kugira tumeri y'ubwonko hanyuma barambaga, ariko Yesu niwe wabikoze. Ntabwo ashobora kubishidikanya kuko uramubwira ibyo wanyuzemo ukanamubwira n'ibyo Yesu yakoze. Haleluya. Ni mushyushye ubuhamya bwanyu. Umwaka utaha tujye kurobera umwami, umwaka utaha tujye gusarurira umwami. Haleluya. Kuko ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Kandi hari iby'Imana yavuze kuri iki gihugu. Bana yavuze ngo izaduha revival. Ntabwo revival igibaho abantu batahagurutse ngo batange ubuhamya. Ntabwo revival igibaho abantu batawumbuye umunwa ngo bavuge Yesu. Ariko umunsi twese tuzabumbura akanwa tukavuga Yesu, muzabona imbaraga z'Imana zirimo gukora umurimo. Haleluya. Ubwo rero mu byitegure aho mu matorero shingiro umwaka utaha uri butangire mu minota mikeya nka 11 iri imbere, nta nubwo 11 igeraho, nk'umunani. Amatorero shingiro tuzayasaba ngo nimujye muri quartier muvuga ubutumwa, mukore ibiterane, mukore za dine, mukore za anniversary, mutumira abantu, tubwiriza ubutumwa abantu tubegereye. Fathers Union, Mothers Union, dukore za romantic dinner, dutumira abantu baze tubabwira ibya Yesu kandi tubasabe kwihana bagahinduka. Abo muri Youth Union n'abandi mwese, groupe zose n'abantu ku giti cyabo, tugiye gushyiramo imbaraga umwaka utaha, uwo mwaka w'amasarura. Haleluya. Kuko ibisarurwa ni byinshi. Ese nuwafata warimo hano bonyine kababwira ati muguma aho ngaho ntimuzagira aho mujya, byaba bihagije. Ariko niturangiza uyu mugoroba tumaze gusengera umwaka, buri muntu asubira iwabo, kereka udafite aho asengera. Twe ntabwo turi abajura b'Abakristo. Hari umuntu akubwira ngo muzigumire hano. Oya, jewe ntaruri ntama z'abandi, kuko iziri hanze zigomba kuzanwa mu rwuri ni nyinshi. Ahubwo nkabatuma ngo namwe mugende uyu mwuka mu utware dusarure benshi. Hanyuma nitugera mu ijuru, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazaba ba star. Haleluya. Kuko muri Daniel baravuga ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Gihe cyo nicyo mbifuriza mwese muri uyu mwaka uje. Ariko mbere yuko biba, banza nawe witegerezeho. Ese wowe mbere yo kubwira abandi ufite Yesu mu bugingo bwawe? Kuko ntuzigera uvuga Yesu utigeze ubona. Hari abantu bavuga Yesu w'imigani,
hari abantu bavuga Yesu, hari abantu benshi banaza ku munsi nk'uyu nguyu bazi ko tugiye gusengera imodoka, tugasengera visa, tugasengera kujya muri Amerika, tugasengera. Ariko sinzi impamvu mukunda kujya muri Amerika, niba ari kubera ko mporayo. Jewe munambwiye ngo mitemo icyakora wampa amafaranga yaho, ariko ntampe guturayo. Naho kujya kubayo ntabwo muzi biba bibategereje. Muntu uragenda ukajyayo, cyakora amafaranga barayabona da, wishakira amafaranga muri Amerika wajyayo. Ariko shift za nijoro kora ntusinzire, nzarya dukeya ndyame kare. Kuri iyi myaka yanjye ntabwo nakora shift, ariko abari buze kubisengera ntimugire ubwoba rwose. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gutegereza uyu munsi mushya w'itariki ya mbere. Ariko niba wicayemo hano, kambanze ntangize inyigisho, niba wicayemo hano ntutangire uyu mwaka tugiye gutangira utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Niba wicayemo hano urabizi neza sina ngombwa ko nkukandakanda, ntutangire umwaka ukiri umusambanyi, ntutangire umwaka ukiri umusinzi, ntutangire umwaka ukiri umunywa umogi, ntutangire umwaka ukiri mu mashyari, ntutangire umwaka ukiri mu nzangano, ntutangire umwaka niyo waba uri umuntu mwiza, ntutangire umwaka udafite Yesu. Wigeze wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe? Niba utari wamwakira, ngirira neza uzamura ikiganza uvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi uze winjire mu buzima bwanjye. Hanyuma dutangirana umwaka mushya nawe uri mu muryango w'abana b'Imana. Abantu benshi bibwira ngo ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ngo uri umusinzi, ngo uri umusambanyi, ngo burya iyo Yesu yinjiye muri wowe ibyo bindi bisohoka bimuhunga. Wowe akira Yesu, ibindi bimuharire bizasohoka bimuhunga. Na bya byaha byakunaniye bizasohoka bimuhunga, kuko iyo wamaze kumenya Yesu muzima uhora kureba, uhora kwitayeho, ujya gukora ibyaha ukumva ijwi rikubwira ngo ariko se ibintu nk'ibyo ngibyo ubikora turi kumwe. Yesu niwe wirukana ibyaha muri wowe. Ntabwo kumaramo ibyaha muri wowe ari byo bikurura Yesu. Yesu ahubwo aza nkuko yaze asanga uyu musamariyakazi, umusamariya wabanaga n'umugabo utari uwe, umusamariya wari warwanye n'abagabo 5, agenda ahindura ingo, ahindura amazu. Ariko Yesu yamaze kwinjira mu buzima bwe, iby'uyu mugore bitangira gutungana. N'abasamariya biwabo babandi yahungaga, babandi yatinyaga, baramukurikira baza kureba Yesu, barangira baramubwira turabizi madam, thank you very much. Buriya buhamya wadubwiye bwatumye tubona kuko uyu nguyu ari umucunguzi wari mwisi, ngo abantu benshi bizezwa n'ubuhamya bw'uwo mugore. Wenda ni wowe uzatuma abo mukora n'abakizwa, wenda ni wowe uzatuma abo muryango wawe bakizwa, wenda ni wowe uzatuma aho utuye bakizwa, kuko bazumva ubuhamya bwawe kavuga ngo ibyo ari byose. Twumvise ubuhamya bwawe, twemera ko Yesu ashobora guhindura abantu. Niba wicayemo hano, nzamurira ikiganza dusenge, hanyuma niturangiza dutegereze umwaka mushya. Ubwira Imana uti umva, uyu munsi ndashaka kwakira Yesu. Imana ibaho umugisha abazamuye ibiganza mwese rwose. Mugumaho muri kuko turi benshi, sindi babwire ngo mutambuke muze hano. Umunsi tuzakora igiterane tuzajya tubabwira muze hano imbere tubasengere, tubashyire no muri discipleship group. Ariko uyu ni umusogongero w'ibigiye kuzaza. Muhaguruke aho mbasengere, ntimutinye. Mbone oya mwebwe nabwiye abamanitse ikiganza, abamanitse ikiganza bari bahagurura rwose. Manike ikiganza ukerekeze ku Mana, hanyuma dusenge Imana. Turagushimye mwami Mana yacu. Aba bantu bahagurutse mwami Yesu barifuza yuko yinjira mu mitima yabo, ugahindura ibyabo byose ukabihindura bishya. Bamwe bafite ibyaha barimo kurwana nabyo, abandi bafite doubts, gushidikanya bafite, abandi. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera TV,
ryera TV, irembo ryera TV, irembo ryera